umugabo hano nabigeze guca umugani baravuga ngo abagore bose nabo umwana uwo mugani sinzi icyo bari bawuciriye ariko kuva kera umugabo iyo ava akagera nimba navuga ngo urayifuza sinzi ukuntu nabivuga nase abagore mwe ntago mujya mubigira nta umugore wifuza afite urugo nta mugore ujya ubona nta mugore ujya wicara akavuga ati uriya mugabo ni bogari cyane cyane nibyo byifuzo ashana kubivuga nta kindi agendereye abaye kuri pe kubera yuko umugore none se twebwe ko tubona abagore akavuga uriya mugore afite taye nziza uzi njye abagabo bamaze iminsi bangezaho ibirego cyangwa ibyifuzo bati ni gute utereta umugore akakubiza icyuya ati nyamara wagirirwa amahirwe wamuca urwaho atakakubwira ko yagukundaga kurenza ukibaza ati mbega abazimu umuntu akunda undi agaceceka njyewe ntabwo nagukunda ngo nceceke nkunda umuntu ntabimubwire buriya abagore bakuvuga neza ari benshi uba wariye iyo abagore bakuvuga neza ari benshi bizinesi yawe ikayobokwa n'abagore bayivuga neza bayamamaza ubu uri boro ubu uri mu kazi ubu uri mu kazi akenshi burya no mu nsengero wasangaga kimwe cya kangahe cy'abantu bagize urusengero ari icy'abagore abagore ni abantu bafata imyanzuro vuba ariko kandi bakanabivamo vuba aka kantu kumve neza babivamo vuba kandi bafashe imyanzuro vuba ibintu byacu byose ni vuba ariko noneho abagabo umugabo waramurarika ukamujyana ati mu rusengero irunaka hari imbaraga z'Imana akagenda akicara akirebera akurikirana ko ibyo bintu ari byo wakameditatu bakakira abashyitsi hari igihe bagira noneho cyo kuvuga ngo abashyitsi badukunze bazagumana natwe nibahaguruke nta mugabo ushobora guhaguruka iyo ahageze bwa mbere ngo afate icyemezo ntawe wabona umugabo ajya gufata icyemezo bimuvuye kure ku mutima ubu byarakemutse bari kunshimira ubu ingo zirashima Imana burya n'uzajya unambona na investire ni gift ni Imana ibintu mba naragiye ninjira mu gihe bikagenda ubu muri make wowe uri mu mashimwe ndi mu nyungu amazi yakoze umuti abantu nababwiye ibintu bakora ibintu byagenze neza watermelon irimo iraca ibintu bihorere ntabwo bazi kokombure na pome icyo bikora hepfo iriya mu migende abantu bari aho bantuka gusa ntabwo bazi ko turimo turakira n'amashimwe y'abishimye ubu turakira n'amashimwe kandi ikindi nanjye ndi kwishima ko ndi kugira umuryango mwiza wicara ukavuga ngo Sandrine adufitiye umumaro turabasuje inshuti b'akadasohoka ba Duhinduke TV turongera none turagarutse Sandrine uraho muraho neza umeze neza yego turashima Imana iyo umuntu yicaye munsi y'igiti harya ngo biba bisobanura iki yicaye munsi y'igiti umugani ko ntawuzira n'ucanga iki ntabwo bimwe bavuga ngo hagati y'ibiti bibiri ngaho bakundaga kunyura abo ni abari mu rukundo biyibukije baya nanjye ndi kwikunda nawe urimo urikunda muri iyi minsi urikunda wicaye ahantu heza urabibona yego abantu bashoboye kurenza amaso babona ko hari hakurya ari ku mazi ntibahabona muri iyi minsi urimo uratwiryaho reka nta kintu gifite agaciro nko kwikunda ukiha keya yego abandi bafatira aho ugejeje iyo wicaye ahantu hasa neza ari iwe nawe wumva utuje iyo ubashije kwisohokana ahantu heza uba wumva wishimye nimba ari ako gafi ukakarya uvuga ati nakiguriye nimba ari agafiriti mu kiganiro cy'ubwashize nabwo abantu ko nkunda ifiriti ariko atari buri munsi iri mu byongera imisemburo ariko abantu ntibabizi batubwo ubushakashatsi Sandrine nabukuye hera benda nko kunkubita tubwiza ukuri sobanura n'ibyo mwigisha tubwire wahindutse mwigisha w'abamama umwigisha w'abapapa urubyiruko abantu bose nyine bisanga kuri Duhinduke bagahindukana nayo
ariko Sandrine iyo umuntu akubwiye ko agukunda uba wumva ko agukundiye iki? Iyo umuntu burya rero niyo mpamvu usigaye nsobanuza inkundo ni nyinshi. Umuntu ashobora kugukurira gutya gusa akumva aragukunze, akumva uramushimishije, mbese akumva mwahura mugasangira ariko nta yindi bije. Hakabaho n'umuntu ushobora kugukunda akavuga ati nakora iki kugira ngo Sandrine muhorane. Rero inkundo zabaye nyinshi, inkundo ziri mu byiciro. Hari n'ushobora kugukunda afite icyo agushakaho, akakureba tu kumva hari ikintu ashaka agushakaho, akavuga ati byanze bikunze Sandrine duhuye hari ukuntu byagenda, mbese awa agatangira kwimagina, kukubarira, kukwambura imyenda akikubona. Oya ashobora no kuba atari ukubarira mu kukwambura imyenda, gusa kumva arashaka no kuganira nawe muri kumwe. Akumva arashaka burya rega kuri telefone hari ibintu bidakemuka. Ntabwo ibintu byose bikemukira kuri telefone. Telefone ni nziza, Imana yarakoze kuziduha, ariko hari ibyo telefone idakemura. Burya rero abantu bari kumwe bari live, yes, umuntu nabwira ngo aragukunda mwicaranye muri kumwe akurira mu maso, biragoye ko yakubeshya, ariko kuri telefone biroroshye ko yakubeshya. Yes, rero ngiye umuntu ambwiye ngo arankunda, mubaza urukundo nkunda. Ari ruhe rukundo? N'urwa kivandimwe, n'urwo Kristo yadukunze, n'urwo umugore akunda umugabo. Urumva inkundo ziri mu byiciro. Niyo mpamvu rero ngiye mba nshaka kugira ngo uwo muntu asobanure urukundo yankunze, nanjye menye uko ndwakira, cyangwa se menye uko ndujera, cyangwa se menye nimba nta n'urwo mfite. Izo nkundo uko zisize mu byiciro bitatu, hari abatazifite zose. Ko umuntu ashobora kuvuga ati Sandrine ateye neza, afite amatako meza, afite amabere meza, urumva ibyo byose atayabonye se amabere ntagaragara mu ikanzu wambaye cyangwa mu ishati wambaye? Amatako se ntayabona iyo wambaye ijipo ugenda ntaba ari kuyareba? Ibyo bintu bigatuma ukunda umuntu? Yego. Oya, umuntu wankundira ibyo ntabwo yaba nkunda. Uwo nguwo nyine yaba afite irari. Hari ibintu bikururwa n'irari, ariko ubwo si urukundo. Ntabwo ruba ari urukundo, aba afite kukifuza muri we. Ariko kandi nabwo abagukunda da bundi se wagirira ari udakunda, reka ngaha ngaruke gatoya, ahubwo garukire gato promoter. Ntabwo wagirira ari umuntu udakunda, ahubwo wajya gukunda udashoboka. Kamera nkaho ndi ngo twari kuzarambana, ariko mfite undi, ariko dufitanye isano, ariko si biragera, ariko ntiwanyemera, hakazamo icyo bita ariko rero ni ijambo risenya ya mbere yose. Umuntu ashaka kukubwira ati ndagukunda, ariko opposite, kinyuranye cy'ibya mbere. Ndagukunda ariko uzahite ubanza utinde kuri ariko, dore ko twebwe abadamu dukunda guhereza agaciro rya jambo ndagukunda. Umudamu uramubwira ati ndagukunda nzaguha inka, ati urakoze, agahita yumva ko umukunda. Kenshi na kenshi abagabo binjira mu nkundo zidashoboka, hakaba umugabo uza ari gukina avuga ati ngiye kwishimisha kuri runaka, mubwire ko mukunda, nimara kubona icyo nshaka nzigendera. Hari aho utakwikura rugahita umera nka sumaku neza. Akaza akina tu, akaza akina mu rukundo, arimo arakina n'umwana wiburiye urukundo rukeneye, nawe agahita afatiraho. Hari igihe rero birangira wa muntu kurusohokamo rwa rukundo rw'imikino bikamunanira, bikarangira afatiyeho, kuko burya abadamu twe turi abanyembaraga cyane mu rukundo. Turi abanyembaraga. Bajya bavuga ngo umugore ashobora kugambirira kubona umugabo, bati ndashaka kuzasangira na runaka, yamushatse we bikamworohera. Ariko umugabo kugira ngo abone example, ngewe nshobora kugambira gusangira urugero n'umuntu runaka, nkabiharanira nkabigeraho. Ariko umugabo runaka ashobora kugambira gusangira na Sandrine, bikamuvuna, bikamugora, bikarangira bitanakunze. Niyo mpamvu rero twebwe turi abanyembaraga mu rukundo. Ari nayo mpamvu Delila ari we bakoresheje kugira ngo bamenye ibanga rya Samusoni. Bakoresheje umugore. Buriya abagore bakuvuga neza ari benshi, uba wariye. Iyo abagore bakuvuga neza ari benshi, bizinesi yawe ikayobokwa n'abagore bayivuga neza, bayamamaza. Ubu uri boro, ubu uri mu kazi. Ubu uri mu kazi. Akenshi burya no mu nsengero wasangaga kimwe cya kangahe cy'abantu bagize urusengero
ari icy'abagore. Abagore ni abantu bafata imyanzuro vuba, ariko kandi bakanabivamo vuba. Aka kantu kumve neza, babivamo vuba kandi bafashe imyanzuro vuba. Ibintu byacu byose ni vuba. Ariko noneho abagabo, umugabo waramurarika ukamujyana ati mu rusengero irunaka hari imbaraga z'Imana, akagenda akicara akirebera, akurikirana ko ibyo bintu ari byo, wakameditatu, bakakira abashyitsi. Hari igihe bagira noneho cyo kuvuga ngo abashyitsi badukunze bazagumana natwe nibahaguruke. Nta mugabo ushobora guhaguruka yahageze bwa mbere ngo afate icyemezo. Ntawe wabona umugabo ajya gufata icyemezo bimuvuye kure ku mutima. Iyo rero yafashe icyemezo, uretse ko turimo tugenda tubona abagabo bivuguruza, ariko kera ntabwo ariko byari bimeze. Nubwo ntari uwa kera cyane, nge nabyirutse numva bavuga ngo gufata icyemezo k'umugabo biragora, ariko kandi kumukura ku cyemezo yafashe nabyo bikagora. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo iyo yafataga icyemezo akavuga ngo ndumva nzaguma muri ADP, yarwaniraga ishyaka ADP. Urugero, uwo ni umugabo wafashe icyemezo cyo kuba muri ADP. Yego, umugabo wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngewe idini ryanjye ni Gatolika, yayirwaniraga ishyaka akagumayo. Uyu munsi wa none rero ntago mbizi nimba, ariko n'ubu niko bimeze. N'ubu niko bimeze. Hari umuntu utapfa guhindura, si no mu madini gusa, no mu buzima busanzwe. Abagabo bafata ibyemezo batinze, ariko kandi ibyemezo bafashe bakaba babisubiramo, babihagararaho. Nguwo umugabo, nguwo umugore. Ninde? Yes, nibyo narindi kuvuga rero. Abadamu nyine twebwe dufata ibyemezo vuba. Nabwo kandi hari abadamu baba bateye nk'abagabo mu bitekerezo. Ugasanga nyine umubwiye ikintu ariko ntabwo isa kikwemerera ako kanya, abigasaba ko bigufata igihe nawe akabanza kubitekerezaho. Yego, biba byiza rero iyo umuntu muri rusange atihutiye gutanga igisubizo bakimubaza, kuko hari igihe utanga igisubizo ugasanga igisubizo watanze ntabwo ari cyo wagomba gutanga, ariko iyo ubanje kubitekerezaho uragenzura ugatanga igisubizo gikwiye. Okay, Sandrine urakoze cyane, reka tugushimire. Sandrine, wowe bavuga ati abadamu kuki guhitamo bibagora? Ni iyihe mpamvu mwebwe kuhitamo nk'abadamu bibagora? Ubundi nta mudamu uhitamo, biterwa n'ibyo ari guhitamo. Ibyo ari guhitamo mu rukundo, kuvuga ngo nge nzabana n'uyu. Nta mudamu ushaka kugira intego ngo ngo azabana na runaka. Abwiwe n'iki se ko runaka bazabana? Umugabo niwe uhitamo. Rero umugore ategetswe gukunda umugabo umukunda. Nta mugore ukunda. Nta mugore ukunda. Wakunda utese? Urakunda se ngo umurongo? Kubera ko abagabo se baba basimburanwa hari benshi. Oya, none se nyine bigenda gute kugira ngo umuntu afate umwanzuro w'uwo babana? Nta mugore ufata umwanzuro w'uwo babana, ahubwo wowe ufata umwanzuro wo gukunda ugukunda. Nyine aho ngaho niho hari iki uza kumenya gute ko uwo muntu none ari kugukunda byanya? Nuko aba afite ibihamya, afite fagiti, ibimenyetso by'urukundo. Ibishashi by'umuriro abagabo bibavuna, ibishashi by'urukundo ukabibona bikubita ikoramo bikamuvuna. Ko numva bizagorana umuntu uzahitamo. Ngewe burya ndeba no ku bikorwa. Mbirebaho umuntu nkunda. Aba bavuga ko bakunda umuntu ni benshi, ariko se koko niko bose baba bakunda umuntu? Haba harimo inyamibwa, intore zirusha inama. Ibihari byazo bikunze mu rukundo habamo intore. Nubwo haba haje 10 hari ziba iri kuzirisha intambwe, akihangana bakamubwira bene uwo muntu abona n'ibishobora gutuma akuru. Batari kuri muntu yarakuroze, ati mbese abona ibintu bimuca intege bishobora gutuma gucikaho. Ariko nanone agahatiriza wa muntu rero wahatirije, akarusha imbaraga ibicantege, akaba umubisha w'ababisha bawe, agakunda ukunda. Icyo gihe araza abishuti zawe, icyo gihe yishimira ukuvuga neza.
umuntu ugukunda abana nawe mu kibazo ntagute. Kandi tumenyesha abantu bifuza abakunzi cyangwa se abantu bakundana, ntabwo urukundo rugaragara abantu bari guseka. Urukundo rugaragara cya gihe mwene so ari mu kibazo. Uko rero umuba hafi mu kibazo uba umeze nk'uri kumuhereza uburozi. Hari abavuga bati umugore, hari abagore cyane ngo bakunda imibonano, akavuga ati ngewe nzacuzinga, nzahitamo umuntu tubana bitewe n'uko yanyemeje muri cya gikorwa. Aho ntacyo nkwijeje. Haba ati ejo uzi impamvu si icyo kintu hari abagore bakigenderaho, akavuga ati ejo ntazaca inyuma umugabo wanjye, nzaba nashatse. Azamwigisha. Aravuga ati ngewe kugira ngo ngewe bikubwira mfite ubuhamya. Ntabwo abo ngabo nyine ni abayobi. Ntabwo Imana ntabwo yaguha umuntu utazakunezeza. Ibyishimo biri muri mwebwe, mu byishakemo. Ese uyobewe ko hari abantu bacika intege? Hari imiti, sinakubwiye ko hari imiti. Hari imiti. Tukigera aho ngaho, Sandrine afite imiti yongera akanyabugabo, yongera ubushake ku bagabo ndetse no ku badamu. Bamugane, bamwandikire. Watubwira nimero bakwandikiraho? Ni 078 05 86 044. No munsi y'ikiganiro ibipininze iherwa na 044, ni nayo ya WhatsApp. Banyandikire nta kibazo. Okay. Ndi tayari wo kubafasha kugira umuryango mwiza. Ubwo abari bafite cya kibazo nizere ko kiri bukemuka. Cyakemutse. Urumva aho ngaho impamvu mbikubajije, ngiye naganiriye n'umukobwa twari tumaze kugira uko twigenza. Urumva arambwira ati rero kugira ngo nzahitemo bizangora. Urumva atarubaka. Ati kugira ngo nzahitemo bizangora kuko kubona umugabo utanshimisha bizatuma muca inyuma. Oya, buriya rero kugenda n'umurengwe ni n'ubukunguzi n'icyorezo kibi. Kandi ntabwo giye umuntu, ntabwo inshingano zirangirira mu gitanda. Ntabwo inshingano zirangirira. None ko bavuga ko biriya by'igitanda iyo bitameze neza n'ibindi biba byapfuye. Oya, uramwigisha. Ntabwo urahura n'umumama akubwira ati sha, kandi narabavuye naranabigishije, naranababwiye uko babigenza, byarakemutse. Ubu byarakemutse. Baba bari kunshimira. Ubu ingo zirashima Imana. Burya n'uzajya unambona nahinduye style. Ni gift, ni Imana. Ibintu mba naragiye ninjiramo ngiye bikagenda. Ubu muri make wowe uri mu mashimwe. Ndi mu nyungu. Mungu amazi yakoze umuti, abantu nababwiye ibintu bakora, ibintu byagenze neza. Watermelon irimo iraca ibintu. Bihorere, ntabwo bazi kokombure na pome. Yego. Icyo bikora hepfo iriya mu migende, abantu baraho bantuka gusa. Ntabwo bazi ko turimo turakira n'amashimwe y'abishimye. Yego. Ubu turakira n'amashimwe. Kandi ikindi nanjye ndi kwishima ko ndi kugira umuryango mwiza wicara ukavuga ngo Sandrine adufitiye umumaro. Sibyo? Sandrine adufitiye umumaro. Tujye kuri duhinduke. Yego. Ahubwo baramufunge barusheho gukora sabone, like, share ndetse na comment. Icyo nicyo basaba cyonyine. Nicyo mbasaba pe, ko numva kuri izi nama ntawe ndishyuza. Kereka iyo bibaye ngombwa akavuga ati se nabwirwa n'iki ibyo bikenewe, no kwandikira n'ubundi ukabifata aho ugomba kubifata. Aho ugomba kwikura byo ni ukubyishyura, kuko hari igihe habamo ngombwa ko hakenerwa ibyo udafite mu rugo. Yes, rero ndumva tugomba kubafasha kugira umuryango mwiza. Nanjye ejo nzaba nkufite, kuko bucya bwitwa ejo. Kandi erega iyo umuntu yicaye yubatse akavuga ati runaka ntazubaka, buriya aba yishingikirije iki? Niwe utanga amahirwe y'urugo. Ese nyine hari abantu ubona bacira abandi iteka, ariko disi ntabwo twabarenganya. Ntabwo bazi yuko Imana igirira neza bose. Umunyarwanda yise umwana we igirira neza bose. Yego.
kandi ni ukuri Imana ni nyembabazi. Urugo n'umugisha utangwa n'Uwiteka. Yego Sandrine, iyo hatabayemo amahitamo meza no handi usanga umuntu yicuza. Birakwiye ko umuntu yitonda agahitamo yabitekerejeho kugira ngo ejo azavuge ngo nk'uyu namujyanaga hehe, cyangwa yicuza avuge ngo ntituberanye. Ati ntago ariyo type yanjye. Ati ntago uri proud, ntago uri urugero rwanjye. Ugasanga umuntu neza za sheri zose zirahurudutse zitaye agaciro, amajoro mwaraye muteretana ataye agaciro. Rero ntimugatesha agaciro igihe cyanyu mwataye, ahubwo mujye mwicara mwihugura ibitagenze neza mukomeze urugendo, kuko njye mba numva ikintu cyo gutandukana ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Ni ikintu gihorana ingaruka kuri nyiri bwite, kuko ushobora kubura icyo wibukira ku muntu. Nta n'umuntu ugira ibibi gusa, cyane ko nta n'ugira ibyiza gusa. Rero aho kugira ngo uhore wicuza, ubeho mu buzima bwo kwicuza. Burya kwicuza ni icyaha, ni icyaha kitari cyiza. Wahitamo neza, nkumbuze urubyiruko cyangwa se n'undi wundi wese uri mu yandi mahirwe ashaka ko babana, hitamo neza utitaye ko bamugushimiye. Ese umutima wawe uramugushimira? Nkanjye nshobora kugira ipfunwe ku kintu runaka, icyo gihe mpita mbivamo. Yego, reka biba bigishoboka ko rwose umufiyanse mutandukana ugafata undi. Haba hakiri amahirwe ntawamugutsindagiraho. mu gihe mutarabana n'ababanye maze hari amahirwe yo gutandukana. Nimba ari amahirwe niyo runaka sinzi icyo mbyita, ariko n'ababanye nta mpamvu yo kwihambira, yo kwizirikanaho. urumva kesho umwe abe yakwica undi, abantu bagirana ibibazo. Oya, si ngombwa rwose. Umuntu kiremwa muntu gifite agaciro ku rwego rukomeye cyane ku buryo umuntu yihitiramo. Ariko Sandrine, ari hagati y'abagore n'abagabo baramutse bavuze bati tugiye gusubiramo ibijyanye n'isezerano, mu by'ukuri bongeye bakavuga bati ukeneye gusezerana, ari abagore n'abagabo, ababyanga ni bande? Bakavuga ati umugeni asubira iwabo n'umusore asubira iwabo, bongere barambagize. Abasubirana ni bake. Abasubirana ni imbarwa. Batukuru wari waranzengereje ati narabuze uko mbivuga, ati burya nakwanga nuko ntabikabye. Nyine mbwira ubwo ugereranyije mu mboni zawe ubona abatabyemera ari bande? Ku kigero cyo kwijanisha ni bake pe mana, ko mbona nyine hagati y'umugore n'umugabo ubona utakemera ko basubiramo iryo sezerano yaba ari indi. Maze n'ubu bari mu ngo hari igihe umugabo uvuga atariki yaba ntubatse ukazibona abana, ati mba ndiyicyana, ati imboga zibona abana yaba ntubatse, ati runaka hari umukobwa, ati runaka hari umuntu mwiza ufite nyashi. Urumva abantu bakunda bitandukanye, hari n'abikundira ufite umugore ufite nyashi aba akeneye ka minyone, ufite minyone aba akeneye ufite nyashi. Ubundi kuva kera abagabo hano nabigeze guca umugani, baravuga ngo abagore bose ni ab'umwana. Uwo mugani sinzi icyo bari bawuciriye, ariko kuva kera umugabo iyo ava akagera, nimba navuga ngo urayifuza, sinzi ukuntu nabivuga. Nase abagore mwe ntago mujya mubigira? Nta umugore wifuza afite urugo, nta mugore ujya ubona, nta mugore ujya wicara akavuga ati uriya mugabo ni bogari cyane cyane. Nibyo byifuzo ashaka no kubivuga, nta kindi agendereye. Ukuri pe, kubera yuko umugore kenshi twebwe ko tubona abagore akavuga uriya mugore afite taye nziza. Uzi njye abagabo bamaze iminsi bangezaho ibirego cyangwa ibyifuzo, bati ni gute utereta umugore akakubiza icyuya, ati nyamara wagirirwa amahirwe
wamuca urwaho atakakubwira ko yagukundaga kurenza ukibaza ati mbega abazimu umuntu akunda undi agaceceka njyewe ntago nagukunda ngo nceceke nkunda umuntu ntabimubwire ni umugani wa ya ndirimbo ngo nturare utabivuze hari abiraza i Nyanza ariko nyine niyo mpamvu i Nyanza naho hahise i Nyanza ariko burya ngo umugore wiraza i Nyanza aba ari sawa akakubiza icyuya akakuvomesha imigino reka genda ukambuka imigendo ugasimbuka umva ukagura agapomu ukagura akaronji byose ukamuririmbira nyine burya reka natwe nibyo byishimo byacu none se reka umugore iyo abyara arababara yarera n'imvune ubwo se umugabo atamuhaye icyanga amubwire neza we yakungukira hehe niyo mpamvu rero akenshi nanjye nshobora kuba ndi kwijijisha nkakubwira ngo nagukunda nkabikubwira ayiwewe ntabwo nabivuga nshobora kuba ntabivuga bitewe ariko kandi nshobora kuba nashimira uwo twashakanye ahangaha witwaye neza hano wakoze neza yego ariko ntabwo nyine wabyuka ngo ubwire umufiyanse wawe ngo uramukunda niwe uba ugomba kubanza akagushotora akabivuga yego niyo kamere nyine tu niyo karemano abagabo mwaremewe kuvunika kandi burya si mu rukundo gusa no mu rugo muba mugomba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo iterambere rize yego Sandrine reka tugushimire cyane uduhaye ikiganiro cyiza kirimo inyigisho nyinshi naho ubutaha bazi kureba n'ikindi kiganiro gikurikira turabashimiye cyane turabahereza episode ya 2 mwakagaruka mukorera ikisha ya na comment tibagiwe sabone ciao